Yes nongeye kugaruka nk'ibisanzwe ngiye kujya muri Rayon Sports amakuru meza cyane atandukanye muri equipe Rayon Sports. Nongeye kubifuriza ibe byiza fana Rayon Sports. Nizere ko mwese tugiye kugendana muri izi transfer zikomeje kuvugwa muri Rayon Sports. Surprise y'umwataka tariki 26 z'ukwezi kwa mbere 2025. Bivuze ko ari ku munsi wo ku cyumweru harabura iminsi ibiri Onedingo umwataka w'igikoko amanuke ngaho bidahagije. Icano yitwa Zandani TV. Tugiye kujya muri Sport. Agiye mubona ko hari abakinnyi Rayon Sports igiye kuba yatandukana nabo aho igiye gutiza. Ese bimeze bite muri Murera kabisa? Nk'ibisanzwe ni Zandani TV. Ese abo bakinnyi bagiye kuba batandukana na Rayon Sports, bamwe mu Rayon Sports igiye gutiza harimo haravuga rwose abakinnyi bagera kuri 5, ababeshi bakaba 6. Ibyo byose tuza kubinyuramo, ariko icy'ingenzi no kwibaza ngo ese inama yahuje ubuyobozi bwa Rayon Sports mu buryo butamenyekanye ndetse n'umutoza bari abantu bagera kuri 3 biga ku bintu bigendanye no kuba bamwe mu bakinnyi batagize icyo bafasha Rayon Sports muri iyi minsi cyangwa se muri iyi mikino 15 yashize. Byagaragaye ko hari abakinnyi bamwe na bamwe rwose batagize icyo bafasha Rayon Sports. Ubwo bahise babiganiraho n'umutoza rwose ababwira ko hari bamwe mu bamugire neza rwose, bamwe muri abo ngabo hari abo bagira gutya bagatiza kugira ngo ajya akoresha imyitozo y'abakinnyi afite gahunda yo gukoresha. Ubwo byose ndaza kukubwira buri mukinnyi icyo bamuganiyeho ndetse n'impamvu agomba kuva muri Rayon Sports. Nakubwiye ngo iyi channel ni Zandani TV, ugomba kumenya amakuru y'imbere amakuru y'inyuma, amakuru y'imbere muri Rayon Sports meza cyane mpamvu ugomba kumenya nk'abafana Rayon Sports. Rayon Sports bite by'abakinnyi batandukanye barimo ba Fadi by Aziz. Ese bimeze bite bundi gahunda hari kuri abakinnyi ni yihe muri Rayon Sports? Abakinnyi mwagiye mwumva ba Sekajugo kabisa, Vianney Sekajugo bigeze we na Rayon Sports. Ibyo byose birimo biragenda biva mu nzira gake gake. Murabona ko transfer zimwe na zimwe zirimo za ba Vianney Sekajugo, transfer zitandukanye murabona ko zikugenda ziva mu nzira zigenda zigizweho kabisa. Abakinnyi b'abakongomani ba Obedian Mbaratayitani. Ese bimeze bite? Byarangiye bite Rayon Sports? Bimeze bite? Ubwo nabyo turaza kubirebera hamwe. Yes nagarutse. Tugiye gutangira amakuru meza cyane. Afana Rayon Sports ni mu nyandikire comment mumbwire nimba mu mayikaze, ubundi nanjye ngore mfite icyizere cyangwa se ngore nishimye. Nzi ko ngiye guhereza amakuru abantu be cyane kandi bakeneye amakuru meza cyane. Nkuko nabibabwiye ngiye kunywa amakuru menshi cyane atandukanye muri Rayon Sports, amakuru akenewe maginga aya ngaya, ibyo ukwiye kuba wamenya muri equipe yawe mu rugendo rwo gutwara igikombe iri imbere n'amanota 5 irusha ikipe ya kabiri APR FC. Ngira ngo ngiye kumanza abafana Sports. Utarakanda subscribe wese ni umwanya mwiza wo kanda subscribe, ubundi ukaba uteye itafari ryawe kuri uyu muyoboro wacu wa Zandani TV. Iyo wumva Zandani TV umenya ko ari amakuru y'imbere muri Rayon Sports. Ngengeramo imbere muri Rayon Sports nkabazanira amakuru agezweho kandi meza cyane. Ubwo mumbarire gato afana Sports, mumbarire rwose manze nyire gato muri update ziri muri Rayon Sports, ariko nazo ziba zikenewe n'amakuru muri zo updates. Ngiye kureba mbabwire wenda gato nibigendanye n'ababakinnyi Rayon Sports yifuje barimo ba Obedian Mbaratayitani. Reka nangire rwose muri Rayon Sports mbabwire gato muri equipe ya Rayon Sports. Makuru arimo ya update nuko iyi nama iri ku munsi w'ejo kwa 5 rwose, iri kuri umunsi w'ejo kwa 5, nuko iyi nama iraza kuba yakusanyizwamo miliyoni byibuze 200 bakaba ko bakwishura abakinnyi barimo Iragwa Haji n'abandi bakinnyi batandukanye baberemo amarekritoma kugira ngo basinyishe abandi bakinnyi bamanje kwishyura abakinnyi baberemo amadeni yabo kugira ngo bidateza ibibazo bitandukanye. Bavuga ko rwose utajya kugura
umukinnyi ngo umuhe amafaranga ya rukitoma ufite abakinnyi muri ekipe yawe batari bishyurwa amafaranga mubabereyemo amaze igihe kinini, bigaragaza umusore utari nziza, bizana umwuka mubi muri ekipe. Ntabwo wabwira umukinnyi ko wishyuye ko waguze umukinnyi amafaranga menshi ariko we umubereyemo ideni akagukinira neza cyane, birumvikana nawe uri umuntu mukuru, nawe urabyumva ko ari wowe bitakunda. Rayon Sports iyi nama iraba rwose, barashaka gukusanyizamo miliyoni byibuze 200. Invitation z'abantu bagomba kwitabira inama bamaze kuba 120 kugeza ubu ngubu, right. Ubwo ni inama irimo abantu b'ingagari bakomeye cyane muri ekipe ya Sport. Ntekereza ko iraza kubonekamo ibintu bihambaye, iraza gukorerwamo ibintu bikomeye cyane. Ubwo izo nizo habari nagwa ku nama iri ku saa 11 neza cyane kuri uyu munsi wo kwa gatanu. Ubwo ni inkuru nziza cyane ku bafana ba Sport, aho muherere hose umenye ko ekipe yanyu iri kubahigera ibyiza. Izindi updates nuko mu Nzove murabizi ko ari kuberamo imyitozo, haberamo n'igeragezwa. Ekipe ya Sport irakomeje kureba ko yabona umukinnyi w'umuwinga mu bakinnyi bari gukora igeragezwa muri Rayon Sports. Umutoza w'Ibitinyo wa Rayon Sports aracyakoresha imyitozo mu Nzove, ariko aracyareba ko yabonamo karite akeneye y'umuwinga, cyangwa se arebe ko harimo uwavamo akamufasha. Ubwo icyo nabwira kuri Innocent Asana uriya mu Nyakameroni kabisa, nawe akaba yarakoze imyitozo, ariko we biravuga ko rwose atarakora igeragezwa, ari ukuza agagira gute agasinya kuri miliyoni 13 z'amafaranga y'u Rwanda, ubundi akagira gute akaba yashira umukono ku masezerano, nibiza gukunda akaza agahanganira umwanya na bagenzi be muri Rayon Sports. Urumva ko ari competition, Rayon Sports ikagomeza kuyitwara neza mu gice cya kabiri gisoza shampiyona y'u Rwanda. Twagiye muri Rayon Sports, turacyarimo muri updates zitandukanye. Rayon Sports ndajya kubwira ngo iyi ekipe rwose ku bigendanye n'abakinnyi bagomba kuyivamo, perezida wa Rayon Sports Tadeo yarabihamije ko hari abakinnyi bagera kuri 4 cyangwa 5 bagomba kuvamo bitarenze iminsi 5, bamwe na bamwe batangira kuva muri Rayon Sports. Reka turebere hamwe ayo mazina agera kuri 5 arimo aravugwa ko yasohoka muri Rayon Sports. Muraza gutungurwa n'abakinnyi batandukanye bashobora gutandukana Rayon Sports. Ngira ngo uwa mbere tujye kugarukaho ni Master, umazemo imyaka irenga 4. Uyu musore Master kabisa akaba nawe ashobora gutandukana ni ekipe ya Rayon Sports kugira ngo arebe ko yajya gushakira ahandi agomeze kuzamura impano ye, ariko Rayon Sports irashaka ko ikora ibintu bya step by step kugira ngo ibe ekipe iri professionnel, ekipe ifite ekipe ku buryo buri mukinnyi wese akenewe, apana abakinnyi bingwiza murongo. Umukinnyi wa kabiri umusore Ishimwe Fiston utabona umwanya uhagije. Uyu musore Ishimwe Fiston nawe rwose biravuga ko rwose uyu musore nawe mu gihe byagenda neza cyane nyuma yo kubona competition iri muri Rayon Sports kuri nimero 10, ngira ngo afite Muhire Kevin bakagira Paplay bakagira Adama Bakayoko. Rwose uyu musore nawe rwose yifuza ko ashobora gutizwa akaba yasubira muri ekipe ya Marine, ubundi akaba yajya kwikinira, akaba yabasha kubona umwanya ubanzamo kuri ekipe bari ku rwego rumwe. Undi mukinnyi muratungwa umusore Sefu kabisa. Sefu rwose kuri nimero 6 byaranze, byaragoranye kugaruka, byaranze kabisa. Yagarutse atsinda ibitego 2 ku mukino bakinagamo na ekipe ya Muhazi, ariko nyuma yaho rwose byagiye bikomeza kugorana. Uyu musore ashaka kubona we rwose abayobozi ba Rayon Sports ndetse n'umutoza w'Ibitinyo baganira rwose muri ako kanama nababwiye, barimo bareba ibyazamura ekipe yabo. Bavuze ko rwose uyu musore Sefu rwose nawe rwose nta kintu afasha Ibitinyo, kuko abona ko atazamura urwego, kandi Ibitinyo yababwiye ko rwose Sefu ari umuntu mukuru atakwifuza kumubona ariko mwicaza abanzamo umusore kanamugereje. Aravuga ati ngiye mungire neza Sefu mwareba ahantu mutije
So ubwo byumvikane ko neza ko Robertinho ashaka kubaha umusore Sefu, kuko ni umusore azi neza uko batwaye igikombe mu mwaka wa 2019, aramuzi ko ari umuntu w'umugabo cyane. Kubona yicaye rero avuga ko bose ari ibintu biba bidasa neza, right? Ubwo ni ukugira ngo abe yabasha kujya aho abona umwanya ubanzamo, kuko nta gahunda yo kumukoresha afite. Ngira ngo nimero 6 nawe ndaza kubabwira ibye aho ageze, aza gufasha Rayon Sports kwitwara neza muri shampiyona y'u Rwanda. Reka twihute tujye ku musore Aruna Musa Majaliwa. Uyu ni umusore umutoza Robertinho nuko agera hano mu gihugu cy'u Rwanda akoresha imyitozo ya mbere muri Rayon Sports. Umwe mu basore yari yashimye rwose, Aruna Musa Majaliwa yari umwe mu basore ba mbere Robertinho yari yashimye mu myitozo. Ariko aho Robertinho yongeye kumukarabira ni ku mukino wa Musanze, yanze gukina ku munota wa nyuma. Abafana Rayon Sports izo skandali murazizi. Ubwo Robertinho mwagiye mwumva makuru ko uyu musore Aruna Musa Majaliwa yari yagarutse mu myitozo, atangiye gukora gym. Robertinho mwagiye mwumva ko uyu musore ku rundi ruhande yari yasabye imbabazi ko yagaruka mu myitozo, akongera akaba abona umwanya ubanzamo, akongera agakina Rayon Sports. Ariko nyuma y'ibi byose bakoze iyo nama, Robertinho yamaje ati se uyu mukinyi wawe umukeneye ko wumva ko yasabye imbabazi, avuze ati se uri mukinyi ubona uzamukoresha uko wamubonye mu mezi angahe ajya kwa 6 mumaranye. Robertinho yabwiye ati uyu mukinyi icya mbere ni umukinyi ugira imvune, icya mbere ni umukinyi ukorogana, icya kabiri muri vestiaire muri dressing room ni umukinyi ukunda kuzana ibibazo bitandukanye. Ababwira ati murabizi ko uyu musore ye umushara ubuze, ibibazo biravuka. Ababwira ati ibyiza nuko mwagwa undi nimero 6, niyo mpamvu ngahise mujya kubona umusore Sedi Sare kabisa, umusore w'umunya Senegal, ibiganiro bita byivangamo. Ababwira ati hangewe ku ruhande rwanjye nk'umutoza, uyu musore nta gahunda yo kumukoresha mfite, biri official nuko uyu bagomba gutandukana, akareba aho yerekeza, bakamuhereza release letter akaba yava muri Rayon Sports. Abakinyi barimo abana ba Petit Score, numvishe ngo Bugesera ngo nayo bose yadepoje ngo yamutwara, akaba yajya gukoramo, akaba yajya gukinamo. Abakinyi barimo ba Cindy Paul Jesus, ni umukinyi wazamuwe na Rayon Sports azamukana na Adama Bakayoko, ariko we ntago byaje gukunda ko yabona umwanya ubanzamo cyangwa se abe yabasha kwitwara neza muri Rayon Sports. Ubwo nibyo nambabwiye. Ubwo abo ni bamwe mu bakinyi bashobora kuva muri Rayon Sports mu kwezi kwa mbere, bamwe bagatizwa, abandi bakaba bahereza icyo bita release letter, bakaba basohoka muri Rayon Sports. Twagiye mu bigendana na transfer muri Rayon Sports. Perezida Paul Muvunyi yavuze hari mu kwezi kwa 12 yizeza abafana Rayon Sports kazagura umwataka ukomeye cyane w'igikoko, umimina mwizamu kabisa, ukomeye cyane. Ijambo rye rirongeye rirasohoye, yavuze ko rwose tariki 26 sorry gato mbarire zo ku kwezi kwa mbere azari ku cyumweru, harabura iminsi 2 yonyine umwataka w'igikoko aramanuka i Nyarugenge. Nimumbaze ahantu agiye kuva, yanze kwigwa agira icyo atangaza, ariko abafana Sports rwose surprise ku cyumweru nyuma y'inama bagiye gukusanya amafaranga yo gusigisha uwo mwataka. Ku munsi wo ku cyumweru arashira umukono ku masezerano, aragera i Nyarugenge, birayikirika ashobora no gukina umukino bafitanye na polisi ku wa kabiri saa 12. Ikindi wamenye nuko umukaseri Sidi Sira kabisa nawe kuri miliyoni 30 agomba kuza agasinya muri Rayon Sports. Ni inkuru nziza cyane, urumva ko rwose ari amakuru meza cyane. Abakinyi bariko bahoze bavugwa muri Rayon Sports barimo ba Obedian Mbaratayitanu, equipe ya Manyema kabisa yakomeje kugenda ihenda kuri uyu mukinyi miliyoni 40. Rayon Sports sinzi ko yazitanga miliyoni 40 rwose, nizo uyu mukinyi baje kugenda baganira na Rayon Sports. Nizo miliyoni 40 nizo bakomeje gutsimbaraho. Rayon Sports igenda ivamo gake.